Yes. Nongeye mbasuhuza Imana irakiza nkuko bisanzwe kuri TikTok nitwa Imana irakiza TV no kuri YouTube nitwa Imana irakiza TV. Reka we nkushishikarize gukanda subscribe. Nongeye nasuye wa mugabo wakataraboneka witwa Ngunda. Ngunda, Yes. how are you? I'm good. I'm good. Yes. Praise the Lord. Yewana Ngunda murabyumva icyongereza abakemereye nabi. Hanyuma Ngunda ubwashize twatandukanye tutabwiye abantu ukuntu twegeze kujya ahantu muri covid tukajya kwasa inkwi yewana hejuru ya Nyabarongo ishyamba tukaryasa tukaribohoza, ariko burya y'abayobozi badusangamo byari kugenda bite? Oya, ntabwo twabohoje ishyamba ry'abandi cyangwa twangije ibidukikije. Ahubwo twagiye dushakamo Udukwi twaba twarihanuye twigwishije kugira ngo ubuzima bwisunike, kuko igiciro cy'amakara cyari kitoroshye. Ariko reka nkubaze nk'umwana wavutse nyuma ya covid, kuko mu by'ukuri nk'ubu uri kumva wenda ibi bintu turimo turavuga ashobora kumva ari inzozi. Ibihe bya covid byari ibintu bikomeye, twanyuze mu bihe bikomeye. Harabaye ntihaka Kubona umuntu w'umugabo afata ishoka akajya gutashya inkwi ari umuntu w'umugabo. nimba uzi mu bintu bya covid ikintu cyari cyananiye kwirinda. Mu ngamba zo kwirinda covid ikintu cyambangamiye ni agapfukamunwa. Wegeze ujya muri ya modoka nawe? Nagiye kuri stade Nyamirambo nzira kudashyira agapfukamunwa. Noneho rero habaga ibi bafure bihoramo amagambo amwe gusa avuga kwirinda covid-19. Guhera mu gitondo kugeza nimugoroba wumva ibintu bimwe Yewana kugera ubwo nasengaga mvuga nti Imana, kuko nk'ubu umuriro wabuze. Ngewe mu bintu nibuka nkwibukiraho nkaseka, ndetse n'abavandimwe Imana izamfashe cyakora cyo nongere mbabone nibuka nkaseka. Ni ibihe byo kuba twaragiye gutashya inkwi turi abantu b'abagabo hejuru ya Nyabarongo tukazitashya tukazasa, ubundi twarangiza tukajya gushaka n'isoko yewana. Kubera ko icyo gihe mwibuke yuko baduhaga ibishyimbo bavugaga ngo ntago bishya, biriya bishyimbo ngo ntago byashyaga kubera ukuntu ngo byari bikomeye. Noneho amakara twabonaga makeya tukavuga ati aya makara ntago yagira gute yabihisha, tukajya gushaka inkwi sasa. Ese uretse ko abantu nabo batanyurwa, ubwo ko leta ari kubitugasana ikaduha ibishyimbo ikanaduha amakara, ni ikindi kibazo. Urumva byari ngombwa gushakisha uburyo uteka yewana ariko biriya bishyimbo byari binaryoshye. Ibishyimbo byari biryoshye, ariko kugira ngo bishye byari urugamba. Noneho hari abantu bari baravumbuye tekinike yo kubiraza mu mazi bagashyiramo ngo n'ikinini ngo cy'umutwe kwaritemo paracetamol ewana bakayiramo ngo birimo ngo n'abavoma. Abantu bararakaye, abanyarwanda baravumbura gushyira ikinini cya paracetamol mu bishyimbo ngo nibwo bishya vuba. Abanyarwanda baravumbura by the way. Hanyuma rero buriya ndashima Imana yuko nongeye kukubona uri muzima. Ndi muzima kabisa. Nakubonaga kuri TikTok, kuri YouTube, nkavuga nti Ngunda nzamubona bigenze bite, ko buriya iyo muntu muri inshuti biba bigira ngo umenye n'amakuru ye rwose. Ngunda nongeye kwishimira kukubona rwose. Ndahari hano Norvege ko nibereye kabisa. Yewana ndacyari mu kazi kose, ntabwo nteganya kubihagarika. Ndacyari mu kazi kose. Hanyuma se Ngunda njye hari ikintu njye ntabwo njya buriya ndangiza kuvugana n'umuntu cyangwa turangiza gukora ikiganiro ntamubajije ati ese nk'abantu bakunda filime za Ngunda cyangwa Inyarwanda harya TV, Nyarwanda Cinema ikinamwo umugabo witwa Pasitayeri, muzamubona yewana ufite ubwanwa bwiganje mw'imvi nyinshi, umusaza yewana. Igihe kimwe nawe tuzamuzana tumukoresha ikiganiro. Ndagira ngo abantu bajye kuri iyo
chano yabo yego yewana bakurikirana ibikorwa bya mubakurikirane kandi mubatera ingabo mu bitugu rwose buriya niba umuntu atagusabye amafaranga amamega n'ubundi wanga kubiyajya kuyakoresha ahantu ndubundi nge sinkiharangira abantu ko abantu barahamenye barahamenye ariko ubwo wenda nongera gushishikariza abakunzi ba Nyibutsa harya Imana irakiza TV kugira ngo nabo bamenye ko bakwiriye kunyeruka bakarana n'ibindi bikorwa byanjye biri hirya no hino. Hari n'ukuntu bikunanira kwandikamo Imana irakiza TV ugahita wandikamo barayoga iyo wanditseho barayoga uhita umubona ewana uhita umubona rwose yabizengereje barayoga Imana irakiza yewana ariko sha yewana nishimiye kongera kukubona Imana iguha umugisha hanyuma turabashimiye mwebwe mukunda Imana irakiza TV na kagaruka tuzongere duhure mu bihe bizaza Imana ibaho umugisha ciao ciao.